Bakunzi ba Zaratunyuze TV twongeye kubasuhuza. Uyu mwanya ni wo mwanya tubagezaho inkuru, ubuzima bwanjye, inama kuri twese. Ngo rimwe umwana w'umukobwa w'inkumi yasanze se umubyara, maze aramubwira ati papa, ndagusabye nyigisha isomo ry'ubuzima rikomeye kandi ry'agaciro. Nk'umukobwa muto ndifuza kwimenya kurushaho no kumenya uko nabasha guca mu ngorane mpura nazo mu nzira y'ubuzima ngendamo. Se yatekereje igihe kitari gito maze asa n'ukora nk'usukura umuhogo, maze aterura amagambo agira ati reka nkubwire inkuru ivuga ku gikomangomakazi cyababaye kikananirwa kubaka urugo. Uyitege amatwi witonze. Hariho umwana w'umukobwa wari umwana w'umwami. Iki gikomangomakazi cyari cyaravutse ari cyiza cyane, gifite uburanga burangaza cyane abahisi n'abagenzi, ku buryo muri icyo gihugu ari we watangwagaho urugero, haba mu biganiro no mu migani bashaka gusobanura uko umukobwa mwiza asa. Iki gikomangomakazi cyitwaga Maya, akaba yari akagabo k'inyenyeri, agahora yishimye aseka, ubwo kandi inseko ye igakesha ibyabaga biri hafi aho byose. Maya ku myaka 21 yaje gusabwa akobwa amashyo 8, maze ashyingirwa ikindi gikomangoma cyo mu bwami bw'igihugu cya kure. Iki gikomangoma nacyo cyari cy'uburanga buhebuje, akaba kandi yari umukire bikomeye cyane. Icyakora nubwo yashatse mu rugo rukize kandi rukomeye, Maya akirugeramo ntiyishimye na gato. Yatangiye guhura n'akababaro gakomeye, kuko nta n'ukwezi kwashize ngo umugabo we atangire kujya amukubita, akamuhohotera, akamutuka, akamukomeretsa umutima ubutaretsa. Ndetse yatangiye kujya anamubwira ko no kumwica atari ikintu cyamunanira. Maya yiyumvaga nk'uri wenyine, adakunzwe kandi ntafite umutega amatwi. Umunsi umwe Maya yasuye se maze amubarira inkuru y'ingorane yari abayemo, amuririra cyane. Ati nyagasani data, sinshaka kuba mu rushako na ruriya rugo. Ndashaka kwigarukira mu rugo nkaba ariho nibera, aho kuba mu rugo rurutwa n'ikuzimu. Naba igishubaziko bikagira inzira rwose. Amaze kubwira ise amagambo nk'ayo ngayo, se yaracecetse gatoya, maze azunguza umutwe nuko aramubwira ati oya, ntuzamusiga ngo uve hamwe nawe. Ni umugabo wawe, ntibishoboka ko wagaruka mu rugo. Oya, ubwo se byavugwa he? Wazasigara uri iciro ry'imigani kandi bikaba n'umuvumo ku bakobwa bo mu bwami bwacu, ntihazajya urongera gushaka ngo aruhamemo igihe cyose ashakiye mu bundi bwami. Maya mu marira menshi cyane noneho yasanze nyina, maze amubwira amuganyira ati mama, sinkibashije kwihanganira kuba mu rugo nubatse rwose. Ndakwinginze umvisha data ko ngomba kugaruka mu rugo hano. Amuhakanira cyane, nyina yaramubwiye ati mwashakanye ngo mubane mu bibi n'ibyiza, kandi ibyo bikaba iteka ryose. Hazahinduka, byizere mwana wanjye. Ubu se byazavugwa he ko umwana w'umwami yananiwe kubaka urugo? Ubu ntibyakwitirirwa njyewe umwamikazi ko nananiwe kurera neza? Oya rwose, witwaga umwamikazi, none ugiye guhindura izina witwa indushyi n'igishubaziko. Ihangane rwose utuze niko zubakwa. Hanyuma rero abuze uko agenza, Maya yasanze inshuti ze maze azisaba azinginga, asaba ko zamufasha. Ati umugabo wanjye ahora nkubita, ndashaka kuva mu rugo rwose nkigarukira muri uru rugo. Inshuti ze zamuteze amatwi maze ziramuhoza, ari nako zimukomeza, ariko zimubwira ziti urushako n'urugo ntirworoha, ariko bizagenda neza. Nta yandi mahitamo, ukwiye kugumana n'umugabo wawe Maya. Maya yarababaye cyane, umutwe urazunguruka, ndetse yumva ariyanze, kuko ntawe yabonaga umwumva ngo abashe kwishyira mu mwanya we, yumva akababaro yari afite. Byamuteye umubabaro n'uburibwe bwinshi mu mutima, kubona ko ntawemeranyaga nawe ku mwanzuro yari yafashe wo kuva mu rugo rw'umugabo we. Yarihanganye, aratuza, abishyira mu maboko y'Imana, nuko akajya yirirwa asenga, akanarara asenga avuga ati ahari kuko Imana ariyo ishobora byose, nta kabuza izampa n'igisubizo cy'ikibazo mfite kinkomereye. Hashize amezi make, Maya yaje kugaruka mu rugo mu gihugu yavutsemo. Ubwo kandi inkuru nababwiraga nahirangiriye.
Amaze kumva iyi nkuru, umukobwa muto n'amatsiko menshi yabajije ase ati, none se papa, ni irihe somo ry'ubuzima riri muri iyi nkuru? Se yarongeye araceceka umwanya muto, nuko ariruhutsa yitsa imitima maze aramubwira ati, yego Maya byarangiye agarutse iwabo, gusa kuri iyi nshuro ntiyaje ahetswe mu ngobyi nk'uko yari yarahavuye igihe yashyingirwaga, ahubwo yagarutse ari mu isanduku y'abapfu, nyuma y'uko umugabo we yari yamaze kumwica amuteye icyuma. Muri make umurambo we niwe wagaruwe iwabo. Nyuma yo kuvuga aya magambo, umukobwa yari yacecetse, agahinda kenda kumwica ari nako umutima we utera cyane. Maze se amushyira ikiganza ku rutugu rwe, niko kumubwira asa n'umwongorera mu matwi ati, tega amatwi mukobwa wanjye, ndashaka kukwigisha isomo ry'agaciro gakomeye ry'ubuzima rizagufasha mu buzima kandi rikagufasha gufata imyanzuro myiza mu bihe bizaza. Ugomba kumva ko kugaruka iwanyu ukava mu rugo rwawe ukiri muzima wenda bakaguseka, ukaba iciro ry'imigani n'urugero rw'umukobwa mwiza wananiwe kubaka urugo ari byiza cyane, ndetse ntaho bihurira no kuba wagaruka uhitishirizwa mu mva kabone n'ubwo ntawe uguseka ngo wumve. Ntukumve cyane ngo wite ku nama z'abakubwira ko udakwiye kuva mu rugo rwawe uhohoterwamo bya buri munsi. Abo si bo bahura n'iryo hohoterwa. Bashobora kuba batekereza uko babyumva nyamara ntibabizi. Urugo rwiza ubundi rugereranwa n'ijuru rito, ariko iyo ushatse uba uri mukuru bihagije ku buryo bidakomera kumenya gutandukanya ijuru n'umworera w'ikuzimu. Nupfa nta n'umwaka uzashira umugabo wawe atagusimbuje undi, nawe naba atabifungiwe. Tekereza umuryango wawe, umugabo wawe ashobora kubona undi mugore ariko nta bundi buryo ababyeyi bawe bashobora kubona undi mwana w'umukobwa mu mwanya wawe. Ubuzima bwawe bukwiriye kandi bugomba kuba ari bwo buba nyambere. Umugabo ugukubita akanagukangisha ko rimwe azakwica nta kabuza ibyo yanabikora. Ukwiye kumenya ubwenge, ukamenya uko wirwanaho, ugakuramo akawe karenge. Umuntu uvuze ko yakwica burya yanakwica, ntukabicire inkeri. Jya umenya igihe cyo guca umurongo ntarengwa, ugire ubwenge bwatuma umanika amaboko iby'urugo ukabivamo. Ntugashete ubuzima bwawe ngo ni urugo, ngo ni urushako. Urugo n'urushako bituma ubuzima buba bwiza ariko ntibiruta ubuzima ubwabwo. Ukwiye kumenya igihe cyo kurekura ibyanze kuko ibyawe byiza bizakunda ubisanga mu nzira y'ubuzima iyo ukomeje kugenda ariko ukiriho. Murakoze cyane.